nawe utashaka kunkora kandi n'ukuntu ndi kugukunda. Urakoze kunkunda. Ariko nyine none se kubera icyo mvuga ko utaransuba. Oya bunde kuyeho gatoya. Bunde kuyeho gatoya. Oya nta kibazo ariko nta kibazo rwose nakunze. Oya reka musuhuze neza muraho. Muraho neza. Yego hari ikindi se? Nyine nagukunze nifuzaga ko twajyana. Wakoze kunkunda. Waretse tukajyana ko nagukunze. Oya ndi kwihuta ndimo ndihuta. Umva aho garagaza. Gira vari ko ndimo ndihuta. Bimeze bite se ko muduhagaritse? Nari ngukunze numvaga nkwishimiye kujya twaba twigumaniyeho gatoya. Koko se wankunda iki se ko nawe tuziranye nkaba ndi umugenzi nihitira nawe uhita iki gitumye nkunda? Mbese gukunda hari ikibazo? Nta kibazo nakwishimiye numvaga ari n'ahantu twanajyana. Rega afite na musaza wanjye ukeneye n'umugore aka kantu nako si keza. Nyine ibyo ngibyo byo nta birimo nimba aricyo cyakuzindira kikaba kikugaritse nawe reka nkubwire ufite izindi gahunda ntawe mbwiremo ahubwo reka nkubwire ugendere bayi Bite? Ni sawa. Amakuru? Ni meza cyane. Kumagaritse? Numvaga nyine twakiganirira nyine. Nakujyana hano tukaganira tu. Numvaga nagukunze. Gusa uburyaryaye muko urabona umuntu bwa mbere nguramukunze bibaho. Reka. Erega ibyo ngibyo ntago ari ngombwa. Nese gukunda umuntu nuko waba umaze igihe umubona. Erega niyo mpamvu wenda ndi nahangaha. None se gutwara bwari ikibazo. Reka gusa urumva ntafite ikintu cyo gukora ku buryo nahagarara hano njyewe. Njye mfite ikintu cyo gukora. None se ngenda kubwira ngo muhagarike cyangwa ko umusabye ko nakujyana ahantu. Reka. Ugire akagasuzuguro. Uko wazagira akagasuzuguro wabanje ukanyiga. Wapisha abateka mutwe twarabamenye buriya. Ateka mutwe abakobwa turabamenyereye tumaze kumenya ko mwaje mu gihugu. Uko wazagire kuko ukunda uri kubona ari ikibazo. Hagaragata nkubwira hagaragata. Aba bose ngomba kubatwara kandi nta numwe uzongera kugaragara muri iyi si. Ahubwo ndacyabura n'abandi ahubwo intego yanjye y'umwaka nkakaba nyigezeho.
ako gasuzuguro kari mu isi we kubwira umuntu ngo wamukunze bikaba ikibazo. Umusaza wanjye mujyana wese uteye uturuka he? Ndakubaza uteye uturuka he? umva njyewe abakobwa b'ikigenda bamenyereye nshaka musaza wanjye urumva neza ibyo yakoraga byose nakurebaga kandi njyewe mva mvuga ndasenga ndakijijwe njyewe nawe kugezayo. Biki ngugira ute? Buri imbaraga zose hari izindi ziri hejuru yazo. Si nkawe uri iki? Mu nkawe umva imbaraga z'Imana nizo ziri hejuru urumva neza. umva reka mubwire musaza wanjye niwe mfite wenyine ntabwo ugomba kumuva umva ngombe umva bajyanye basura bagarura. Biki? abo bajyanye basura bagarura. Ahubwo wowe uri iki? Ngiye mugarura se barakubeshye bavuga ngo nta nkoko iruka. Vuze ngo iki? ibyo ukora byose ugomba kugarura umusaza wanjye urumva neza. ibyo wakoze byose nakureba kuri inzoka ariko uba ushaka kwihindura inzoka. Wundi wambonye ndakozwa se? Wundi urinde? umva ngende uw'Imana urumva neza kuyanyohereje hano ahubwo ni igitangaza ubu bose ubu bajyanye. Ndakura se? Ndekura ndavuze ngo ndekura kubera ijambo ry'Imana ntabwo nkurekura. ako se ubundi kandekuye? ugomba kunjyana ahantu umusaza wanjye wamujyana. Ndekura ndekura. ugomba kunjyana ahantu umusaza wanjye wamujyana. Ndekura. ugomba kunjyana ahantu umusaza wawe wamujyana. Nimba ushaka ko mpakujyana okay ngaho ndekura maze tugende. Ubu rero aze ngo aramfasha amfatisha siki ngo ni abakozi b'Imana ye. Reka nze mubeshye ngo ndamujyanye ngende mukubite mu gatego k'ababosi ba mabuja n'abavandimwe bose. Ahubwo turamumira bunguri ngo imbaraga z'Imana njyewe mbamwereka ahubwo se we yahikura. Reka tugende nta kundi kuntu namuva mu maboko kuko nawe ndi kumva afite izindi mbaraga guhinduka biranze.